N'amakuru ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iri gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Nubona uryamye ukabyuka ukabona ubyutse amahoro, ujye ushima Imana kubera ko hari abo muba mwaryamiye rimwe bo baba batabashije kuramukira mu isi y'abazima. Subize amaso inyuma, imyaka yatambutse ndetse n'iyo turi gusoza uracyari muzima, utekereze neza ko hari aburuta abakurutaga, abo ngabo baragiye bamaze kugera ahacecekerwa. Uyu munsi rero niba ukiriho mfashe dushime Imana. Ni inkuru ibabaje, abona uko mvuga ariko Kristo wenyine utanga ihumure, ahumurize umuryango wabuze umwana wabo kandi muhumure, umugeni arasinziriye yicaye iburyo bwa se. Ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Ni inkuru y'urupfu rw'incamugongo ya Mami yamenyekanye ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'2025. Ngira ngo Mami ye yari afite imyaka 31 niba nibeshye neza, kubera ko yavutse ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu umwaka w'1994. Rero dukomeje kwihanganisha umuryango we. Imana y'amahoro, Imana nyirihumure ibahumurize kandi ibakomeze. Ndakubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. Mu yandi magambo, nari nshatse kukubwira ko urugendo rwa Mami Ishimwe Sylvia rurarangiye, ahubwo urugendo rusigaye n'urwanjye nawe, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ko ngo wamaze kugera acecekerwa imigabo n'imigambi ye ibitakibukwa abatakigambirira. Rero ibyo byose biba birangiye, ahubwo uyu munsi ihurizo rikomeye risigaranye njyewe nawe. Uyu munsi tugihumeka, usigare utekereza ngo harya ubundi ngiye kubera iki nsigaye, ese ndamutse ngiye ndasiga nk'uruki imusozi. Ariko kandi urupfu nirushaka uwarwo ujye utumbira Yesu wenyine, kubera ko ari we uzakugeza mu ijuru amahoro. Benshi mu bantu bagiye batandukanye babonye bagiye bakomeza kugenda bibaza bati, mu by'ukuri mutubwire icyo Mami ye yaba yazize. Ati Mami ye yari inshuti nziza, Mami ye yabanye natwe, yaba abo twiganye, yaba abo twagendanaga umunsi kundi. Mami ye urupfu rwe rwatubabaje. Nawe bitababaza, biragoye, ariko ngo Yesu ngo yabonye ko dutinya urupfu, arangije aruhindura irembo ryanjye nawe. Amakuru avuga ko Mami ye yitabye Imana azize uburwayi, mu gihe bamwe mu bantu bagiye batandukanye bagiye bakomeza kugenda bagira bati ni impanuka, abandi ngo gutya na gutya bamuroze, abandi bati nyine bagenda bavuga indwara zigiye zitandukanye. Ariko amwe mu makuru dukesha zimwe mu nshuti ze za hafi bivugwa ko Mami ye yitabye Imana azize uburwayi, nubwo hatatangajwe mu by'ukuri uburwayi ubwo ari bwo, ariko amakuru avuga ko Mami ye yitabye Imana azize uburwayi. Rero akaba uyu munsi itariki 29 n'ubundi z'uku kwezi aribwo ari bushyingurwe cyangwa se ari busezerwe bwa nyuma, kubera ko yari atuye mu karere ka Gatsibo, ngo ni mu ntara y'Iburasirazuba, umurenge wa Kiziguro niba nibeshye neza. Ngira ngo ni naho yateraniraga mu itorero rya ADEPR. Rero Imana y'amahoro, Imana nyirihumure ryose, komeze umuryango we iwuhumurize. Ariko kandi ngo Imana
bizahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Mw'abana mwe, ntabwo byoroshye kubura umwana wawe, dore ko namwe mu makuru agenda avuga ko mami ashobora kuba yari umwana umwe mu rugo iwabo. Rero murumva ukuntu bibabaje, biteye agahinda. Uyu muryango ukeneye ihumure, abari hafi y'uno muryango babasange, babahumurize, babafate mu mugongo, bababwire ko natwe turi mu nzira tugenda, ahubwo adutahirize abera bose, ababwire ko natwe turi mu nzira. Rero nsoza mwankundira nkatambutsa message aka kanya numva indi ku mutima, njyewe nawe tugomba kumva kandi tukayizirikana, tukayishyira ku ndiba y'umutima. Ese uriteguye? Ese witeguye kumva iyi message? Ese hari ikiri wihindure mu buzima bwawe? Banza tuze gatoya, amasegonda 10, ubundi nze nkubwira. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu Nuko muhore mukenyeye kandi amatabazo yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo naza bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azaza akabicaza akabahereza, naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe mumenye yuko iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Mu yandi magambo, nari nshatse kukubwira ko Yesu we naho yatinda, urupfu rwo ntabwo rutinze, ahubwo ruratwegereye kuruta imyambaro twambaye. Rero ni byiza ko njyewe nawe tugomba guhora tuzirikana ko hari igihe ibyo twamenye n'ibyo twabwiwe byose n'ibyo twumvise bizashyirwaho iherezo. Rero mbifurije kuzagira umwaka mushya muhire wa 2026, uzababere uw'imfura, uzababere uwo gusingira ibyo Kristo yavuganye namwe yabasezeranije. Ariko kandi ngabwire ngo nushaka kurya iby'Imana neza, uzafate bimwe yakubwiye byose, nurangiza ubirindishe ibyo yakubujije. Dukomeje kwihanganisha umuryango wamamiye. Assalamu shalom.